Aha turabasuhuje mwese abakunzi bacu bitagenze neza, ejo bizagenda neza. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe, abagize ibyago Imana ikomeze kubakomeza no kubihanganisha, abari mu ntambara nyinshi zitandukanye, Imana ni umurengezi yiteguye kubarwanirira igihe cyose mwayambaza, yaravuze ngo tuyambaze bukiri ku manywa. Imana ishimwe cyane, ndabasuhuje, ni ngewe mushiki wanyu. Nishimiye ko uyu munsi noneho tuganira ku magambo asa n'ibibazo, ariko ndabizi neza ko byose bidufatanyiriza hamwe kongera gutekereza ku rugendo rwo kubaka urukundo. Ese urukundo ni iki? Tumaze iminsi tuganira ku magambo yubaka ingo, ni iki gituma ingo zisenyuka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igituma, bimwe mu mizi yabasha gutuma imiryango isenyuka. Wakwibaza ngo mbese iki kibazo kirasa nkaho gihuye n'ibyo tugambiriye kwiga? Uraza gusesengura, uraza kwibaza kuri ibi bibazo, uraza gusanga biri mu by'ingenzi bishobora kuba imizi mu rukundo rw'ababana bashakanye, abana bubatse umuryango, bigatuma imiryango yabo isenyuka bitewe n'uko hari imizi imwe n'imwe batabashije gushakira inzira, ntibayihe umwanya, nyamara ariyo yakabaye iba imfatizo ndetse n'inkingi. Ikibazo cya mbere kirabaza giti ngo ese ko Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana tubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo wumvishe iryo tegeko ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, wumva iki? Muri iryo tegeko wowe wumva ari kurebaho iki? Kabiri, urukundo ni iki? Iyo wumva ngo urukundo wumva iki? Niba ijambo ry'Imana ridusaba ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, hanyuma wowe wumvamo iki? Hanyuma niba twumvishe urukundo ni iki? Iyo wumvishe urukundo wumva, wowe iyo usesenguye wumva urukundo ari iki? Gatatu, ni itegeko gukunda? Ese umutima wawe iyo utekereje ukabiganiraho, ni byiza gukunda cyangwa se ni itegeko ryanditse mu gukunda? Kane haratubwiye ngo umubyeyi. Ni itegeko gukunda? Iryo ni irya gatatu. Icyo kibazo cya gatatu kiravuga ngo ni itegeko gukunda? Iyo wumva umubyeyi wumva iki? Ni itegeko gukunda? Iyo wumva umubyeyi wumva iki? Kane hakavuga ngo umubyeyi ni uwabyaye gusa. Iyo wumva umubyeyi wumva iki? Ese umubyeyi ni uwabyaye gusa? Ikibazo uraza kukibaza. Umubyeyi gatanu haravuga ngo umubyeyi wabyaye ntarere, n'uwabonye uwo mwana akamurera mu bushobozi afite, uw'ingenzi ni uwuhe? Umubyeyi kuri gatanu arabaza ngo umubyeyi wabyaye yamara kubyara uwo mwana ntamurere bitewe n'impamvu ze ku giti cye tutazi, hanyuma hakaza undi mubyeyi agafata wa mwana akamurera. Muri abo babyeyi bombi uw'ingenzi ni uwuhe? Urumva munkurikiye neza? Kuri gatandatu bakavuga ngo umwana ni uwabyaye gusa. Umwana, iyo wumva ngo umuntu afite umwana, ese uwo mwana ni uw'umubyeyi wamubyaye gusa? Abereyeho kuba ari umubyeyi, ari umwana w'umubyeyi wamubyaye gusa? Uwo mwana nishaka witekereze nawe wabaye umwana, ese uri uw'umubyeyi wawe gusa?
iyo wumva icya karindwi aravuga ngo iyo wumva nyokobukwe wumva iki muri wowe? Iyo wicaye ukumva nyokobukwe, haje izina ngo nyokobukwe, wumva iryo zina ari iki ku buzima bwawe? Aha, iyo wumva nyokobukwe kuri karindwi wumva iki? Ku munani hakabaza ngo mbese nyokobukwe ni ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nyokobukwe arakenewe? Urumva iyo wicaye mu byifuzo byawe uba ufite wumva nyokobukwe akenewe? Ku buryo yaba ari ingenzi mu buzima bw'umuryango wawe, ku buryo yaba ari ingenzi mu mutungo wawe, ku buryo yaba ari ingenzi mu byishimo byawe, nyokobukwe iyo umwumvishe wumva ari iki? Wumva ari iki nyine nyokobukwe? Iyo wicaye ukavuga ati mfite mabukwe, uba wumva ari iki ku buzima bwawe? Ni ingenzi. 9 akabaza ngo mbese umubyeyi w'umuntu arakenewe? Ni ingenzi kuba witwa ufite umubyeyi, ukajya wicara uvuga ati mfite mama, umwana wanjye agiye kwa nyirakuru. Ese ni ingenzi kuba uwo muco wakabaye uriho ukomeje? Ni ingenzi kumva ufashe umwanya ukatsa imodoka yawe cyangwa se ugatega iryo gare ryawe cyangwa ugatega imoto yawe ukavuga ngo ngiye kwa mama? Ni ingenzi mu buzima bw'umuryango, hakenewe ababyeyi mu buzima bwo kwitwa urugendo rwo kwitwa umugore n'umugabo. Ni ingenzi kuba dufite ababyeyi batubanjirije binjiye muri urwo rugendo bakitwa ababyeyi mbere y'uko twe twitwa ababyeyi. Ni ingenzi. Aha. 10 akavuga ngo ni iki gituma habaho umubyeyi mwiza hakabaho n'umubyeyi mubi? Ni iki gituma habaho umubyeyi mwiza hakabaho n'umubyeyi mubi? Aha, 11 akavuga ngo mbese uramutse ufite mama wawe mubi wamukorera iki? Uramutse warisanze mu muryango mama wawe ari we mubi wamukorera iki? 12 hakavuga ngo uramutse usanze mama wawe ari we ugusenyera urugo wakora iki? Aha. 13 hakabaza ngo mbese ni iki gituma umubyeyi ahora yishimira kubabarira umwana, ariko umwana nyina yakora ikosa ritoya ntamubabarire? Ni iki gituma umubyeyi abyara umwana agakora ikosa avutse akarinda akura akora amakosa, yamara gukura umubyeyi we ari gusaza yakorera umwana w'ikosa, umwana ntabone icyumba na kimwe yakwihanganiramo imibabaro nyina yamuteje cyangwa se agahinda nyina yamuteje cyangwa se ikosa nyina yamukoreye, ntabe yabona ububiko bw'amakosa ya mama we cyangwa papa we. Ni ikihe gituma icyo cyumba kitaboneka? Aha. 14 hakabaza ngo ese urugo rushakanye, umukobwa afite iwabo n'umusore afite iwabo, n'urugo rushakanye umukobwa adafite iwabo n'umusore adafite iwabo, mbese urugo wakwifuza kuvukamo ni uruhe? Aha. Ikindi cya nyuma kikabaza ngo mbese uramutse usanze umugore ushatse
ari imfubyi afite barumuna be, ari we wari ushinzwe kubarera, kubafasha, rwa rugendo rwo kurera ba bana wakomezanya nawe cyangwa wamubwira ngo wabaye uwanjye bari abana tubareke? ubwo kireba umugabo n'umugore uramutse usanze umusore usanze nta babyeyi afite ariko afite inshingano zo kurera barumuna be, abavandimwe be, wakwishimira ko akuba hafi akagufasha wenyine, ba bavukanyi be akabihorera? Amahoro y'Imana abane namwe. Twareberaga hamwe impamvu zimwe ziteza impagarara ku bijyanye no kubaka ingo, tukarebera hamwe nawe uri hafi yanjye ukomeza kunkurikirana. Imana iguhe umugisha, kandi ibiganiro byacu bikomeje kugenda tubigarukaho ko Umwami Imana akomeje kutwungura ibitekerezo. Imana iduhane umugisha. Ndabakunda.